Ni mu gihe kandi hari andi makuru avuga ko mbere y'uko uyu musirikari arasaba abaturage bagera kuri batanu ngo nyirakabari barimo yabanje kumugurira peti mitsingi zigera muri 2 hanyuma azimaze undi amusaba kumwishyura. Biravugwa ko aba bombi bari basanganwe ngo utubazo two kuba yaramwambuye ibyatumye nyuma yo kwanga kwishyura ziriya nzoga nyirakabari yabwiye umusirikari ati genda uzagwe mu ishyamba uzerera. Ngo aya niyo magambo uyu nyirakabari yabwiye uyu musirikari. Ngo aya ni amagambo yarakaje cyane umusirikari wahise ajya mu kigo cya gisirikari hanyuma arangije ajya kwambara uniform. Amakuru y'inshamugongo, amakuru ababaje cyane, amakuru ari gukomeza kugarukwaho ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye bitewe n'ibintu byabereye hariya mu karere ka Nyamasheke. Ngo muri kugenda mubibona ku mbuga nkoranyambaga, mu bitangazamakuru, imitwe y'ibitangazamakuru bitandukanye byandikirwa hano mu Rwanda, byandikirwa mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, biri kugira umutwe ugira uti umusirikari wo mu ngabo z'u Rwanda RDF yarashe abaturage bagera kuri 5 mu karere ka Nyamasheke. N'amakuru ari kubabaza abantu ku rwego rwo hejuru. N'amakuru ahantu byabereye abaturage bababaye cyane ku rwego rwo hejuru. Nyine ntabwo bari kumva ibi bintu uyu musirikari yakoze, yagakwiriye gucungira umutekano abo baturage, ariko kandi agakora ikintu kijyanye no kuba nyine yafata imbunda akarasa abaturage, yagakwiriye gucungira umutekano. Byagenze gute, bimeze gute? Ngiye kukugezaho amakuru utazi y'ukuntu ibi bintu byagenze. N'amakimbirane yabaye hagati ya nyirakabari, abari mu kabari, ngira ngo kuko ni mu kabari byabereye, abari mu kabari donc banyweragamo. Hanyuma uyu musirikare arangije afata iyo mbunda, arangije arasaba abaturage bagera muri 5. Komeza unkurikire nkubwire ngo ayo makimbirane yaturutse kuki, byagenze gute, dore ko ari ibintu byabaye mu rukerera rwo kuri uyu wa 13 z'uku kwezi kwa 11 2024. Abantu 5 barashwe mu cyico n'umusirikari mu karere ka Nyamasheke, murenge wa Karambi, niho byabereye mu gasantere bita Akurubyiruko hafi y'uruganda rwa Gatare. Iraswa ry'abaturage ryabereye mu kabari kari muri ako gasantere mu rukerera rwo kuri uyu wa 13 Ugushyingo 2024 nk'uko byemejwe n'ubuyobozi bw'igisirikare cy'u Rwanda RDF mu itangazo yashyize hanze. RDF itangazo bashyize hanze riragira riti: itangazo rigenewe abanyamakuru, bashyiraho nimero y'iryo tangazo, Kigali ku itariki ya 13 Ugushyingo 2024. Bati ingabo z'u Rwanda RDF zibabajwe n'ibyago byabereye mu kabari ko mu kagari ka Rusharara, umurenge wa Karambi, mu karere ka Nyamasheke, aho Sergeant Minani Gervais imyaka 39 akekwaho kurasa abantu 5 akabahitana mu rukerera rwo kuri uyu wa 13 Ugushyingo 2024. RDF yataye muri yombi ukekwaho icyaha kandi irafata ingamba zikwiye zo kumukurikirana mu nzira z'amategeko. RDF yihanganishije imiryango n'inshuti babuza babo muri ibi bihe by'agahinda. Barangije mu by'ukuri baragira bati byagenze gute rero ayo makimbirane yavuyemo kuba aba baturage baraswa bagera kuri 5? Byagenze gute? Biravugwa ko uyu Minani, Sergeant Minani, yavuye mu kigo cya gisirikari donc cyegeranye naho nyine ku kabari, donc kiraho ngaho hafi y'ahantu donc yarasiye abo baturage, arangije ajya gufata agacupa. Nibivugwa ajya gufata agacupa, aranywa mu by'ukuri nk'abandi bose, birumvikana nyine mu rukerera, byari byageze mu masaha y'ijoro, ariko muri ako kabari harimo n'abandi bakiriya banywaga agacupa. Ngira ngo murabizi burya nire yarita abantu mwagiye mu kabari
bantu mwagiye mu tubari murabizi ko burya ayo masaha iyo umuntu agejeje mu masaha y'ijoro cyane hari igihe ageza muri ayo masaha nyine ubona ko yarangiye tubona yasinze nyine yasomye agacupa hanyuma igihe cyageze Minani ageze igihe cyo gusubira mu kigo birumvikana inzoga yanywereye yari kuzishyura. Minani ngo yari kwishyura ibihumbi 4. Minani aya mafaranga ngo yari afite kuri telefone. Ayafite kuri telefone ngo abwira nyirakabari. Aramubwira ngo amafaranga nyafite kuri telefone ni kuri telefone ndi bukwishyurira. Nyirakabari tibyo ibyo donc nyirakabari nyina arabyanga. Ati ibyo ntibishoboka, amafaranga wanywereye ugomba kuyampereza mu ntoki. Birumvikana umuntu wari wamaze kunywa kugira ngo abantu mwagiye mujya mu tubari intambara zigenda ziberamo ugasanga abantu bararwana kutumvikana baraterana amagambo. Minani mu byukuri kumva ibyo uyu nyirakabari ari kumusaba cyangwa se ari kumubwira nyine ntiyabyumvise. Kandi koko ntabwo ari ugushinyagura, navuga ko ikosa niba byagenze gutya nyirakabari ari we uri mu makosa, kuko turi mu isi ya digitali, turi mu isi y'ikoranabuhanga ku rwego nyine ibintu byose byabaye cashless. Kumwishyura kuri telefone ni ibintu bisanzwe, ni ibintu leta igenda idukangurira. Bakomeza guterana amagambo, hanyuma bizamo ngo n'abakiriya bari muri aka kabari bajya ku ruhande rwa nyirakabari nyine bamutera amagambo nyine tu bamutesha agaciro, bamutesha agaciro, bamwe baramutuka bagira gute, maze uyu musirikare arangije agira ikintu bita umujinya n'akaberetwa. Ngira ngo ikintu bita gasuzuguro mu byukuri na ingabo z'u Rwanda ntabwo zikunda gasuzuguro, ni ingabo zose ndetse n'abashinzwe umutekano mu byukuri nta agasuzuguro, ntago bakunda gasuzuguro. Maze bimaze kugenda gutyo Minani abona bari muri aka kabari koko basaze basizoye, arangije aravuga ati noneho reka nze njye mu kigo. Ariko banza hari bamwe batari bazi ariko ari umusirikari, bamwe babizi. Hanyuma Minani nyina ati reka njye mu kigo njye kuzana ayo mafaranga muri gusaba ya cash. Minani ageze mu kigo yari yaje bwa mbere atambaye uniforme, arangije aragenda ashyiramo uniform ya gisirikari, arangije afata n'imbunda aza aje kwishyura amafaranga. Akigera muri aka kabari nyirakabari yavuye muri kontwari ngo arirukanka, yahise arasa abagera kuri 4 ako kanya ahita batsinda aho ngaho. Hanyuma umwe mu bari muri aka kabari wateraga amagambo donc mbere uyu musirikari donc muri abo 4 nyine barashe yagerageje kwirukanka, wa musirikari ahita amurasa mu cyico, ubwo nawe abaye wa 5 nawe ahita ugaho ngaho. Ni mu gihe kandi harandi makuru avuga ko mbere yuko uyu musirikari arasaba abaturage bagera kuri 5 ngo nyirakabari barimo yabanje kumugura peti mitsingi zigera muri 2, hanyuma azimaze undi amusaba kumwishyura. Biravugwa ko aba bombi bari basanganwe ngo utubazo two kuba yaramwambuye, ibyatumye nyuma yo kwanga kwishyura ziriya nzoga nyirakabari yabwiye umusirikari ati genda uzagwe mu ishyamba uzerera. Ngo aya niyo magambo uyu nyirakabari yabwiye uyu musirikari. Ngo aya ni amagambo yarakaje cyane umusirikari wahise donc ajya mu kigo cya gisirikari,
hanyuma arangije ajya kwambara inifomu afata n'imbunda hanyuma agaruka arasa urufaya rw'amasasu ku banyweraga muri aka kabari. Donc wumve n'amakimbirane mu by'ukuri yabereye muri aka kabari, haba barimo ku ruhande rwa nyirakabari bagenda nyine babana amagambo, birangira nyine uyu musirikari mu by'ukuri agize umujinya mwinshi, birangira mu by'ukuri agarukanye imbunda atangira kurasa aba bantu bari muri aka kabari. Uyu nyirakabari nubwo ari we byaturutseho kugirana amakimbirane n'uyu musirikari, we yabaye agikubita ijisho uriya musirikari abona afashe imbunda yambaye inifomu yiteguye kurasa, we ahita aca mu idirishya ahunga. Gutyo ni mu gihe nyine abandi barashwe nyine muri ubwo buryo. Ngira ngo mu by'ukuri n'amakuru ari kuriza abantu ku rwego rwo hejuru. Nk'abantu mwe nibyo abantu bari gukomeza kugarukaho, ni inkuru yababaje abantu, by the way, ni inkuru yababaje abantu. Abanyarwanda bababajwe n'aya makuru mu by'ukuri, nyine kumva umuntu wagakuriye kugucungira umutekano ngo yakoze amabara mu by'ukuri ameze gutya, ariko inzoga burya si ikintu. Na Bibiliya yarabivuze ngo vino ni umukobanyi, inzoga zirakubaganisha, ushukwa nazo ntamenye ubwenge. Ntekereza ko abantu bafite imyitwarire imeze gutya mu gisirikari bagakwiriye kwirukanwa, kuko indangagaciro z'umusirikari, z'umuntu ushinzwe umutekano, burya kujya kunywa inzoga warangiza ugatekereza gukora amahano ameze gutya, ukaza ukica abantu muri ubu buryo. Mu by'ukuri abantu benshi bari gukomeza kubigarukaho cyane, bavuga bati ibi bintu ntabwo bikwiriye abe na gatoya. So muri abo ngabo bishwe mu bari muri ako kabari, ubwo nyirakabari niwe warokotse, ariko abandi bose bari kumwe bari bafashe nyirakabari gutera amagambo uyu musirikari mbere yuko ajya mu kigo cya gisirikari gufata imbunda. Donc we nyine yarokotse, ubwo niwe warokotse, ariko abandi bose baguye aho ngaho. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda yagize ubutumwa atangazaho yihanganishije abaturage. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda yitwa Brigadier General Ronald Rwivanga yahumurije abaturage bo mu murenge wa Karambi, akarere ka Nyamasheke, nyuma y'uko umusirikare witwa Sergeant Minani Jerive imyaka 39 arasiye abaturage 5 mu kabari. Ngira ngo mu kiganiro yagiranye na Radio Rwanda yagize ati nta mpamvu yatuma arasa abantu, turaza gufata ingamba zishoboka zose, kandi RDF yihanganishije imiryango n'inshuti z'ababuze ababo muri ibi bihe by'agahinda. So n'aya makuru mu by'ukuri ari gukomeza gucicikana mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye byandikirwa muri aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Nabonye hari n'ibindi bitangazamakuru byandikirwa muri Afurika biri gukomeza kugaruka kuri aya makuru, kuko abari incident idasanzwe, abari incident mu by'ukuri ivugisha abantu benshi banenga ibi bintu. Mu by'ukuri uyu musirikare imyitwarire yiwe aba yakoze mu by'ukuri ntabwo abantu bari kubyishimira, ariko abaturage, haba inzego z'umutekano, inzego z'ubuyobozi mu by'ukuri ziri muri kariya karere, hari ibintu byabereye kugira ngo bahumurize abaturage kandi bababwira ko ibintu byabaye bitazongera kuba ukundi. Soreja nihanganishije abo mu miryango yababuze ababo uko ari 5 n'ukuri mukomere, kandi RDF igiye gufata ingamba ku buryo ibi bintu ntabwo bizongera. Imyitwarire imeze gutya iracika, nta musirikari uzongera kugaragarwaho igikorwa kimeze gutya. Trust me, ntabwo ibintu bizongera. Soreja ndabakunda, nitwa Shadu, iyi ni Shadu 250 TV. Niba utarakanze subscribe ubikore, tujye tubana mu nkuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho 5 kuri 5.